Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza imbaraga z'Imana zigwirire muri wowe zigushoboze gukora inshingano zawe iyo umuntu ananiwe aba yumva inshingano yazicika akazihunga ariko Imana iguhembure igushoboze guhagarara mu byiza yaguhaye kirano mu isi kurera abana no mugisha kuba umugore wa kana kano mugisha kuba umugabo wa kana kano mugisha kuba umuvandimwe wa kana kano mugisha kuba uri umwana wa kana kano umugisha ibyo bintu byose ari gihe biremera bikaba nk'inshingano ariko reka nkwibutse ko ari umugisha wahawe n'Imana umugisha wahawe n'Imana hari igihe umwanzi awuhuha muri bariko navuga ukajya ubona n'ibintu biremereye kandi byarahoze ari umugisha wibuka umugisha wahawe n'Imana uhagarare munezerewe kandi Imana iguha imbaraga zo kubihagaramo mu buryo bukwiriye ikindi niba witwa nyakamwe cyangwa uhagaze uri wenyine mu rugo rwa data hariyo ubuvandimwe hariyo ababyeyi hariyo inshuti ibyo bintu byose data arabifite mu biganza bye bikubere umugabane abiguhe ubyumve wumve ishyigikiwe utari wenyine reka dukomeze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wacu turi muri Zaburi ya 74 kuva ku murongo wa mbere ngo Zaburi iyi ni indirimbo ya Zafu yahimbishijwe ubwenge Mana niki cyakudutesheje iteka niki gituma umujinya wawe ugirira intama zo mu cyanya cyawe ucumba umwotsi ibuka iteraniro ryawe waguze kera iryo wacunguriye kuba ubwoko bwawe bw'umwandu n'umusozi wa Siyoni watuyeho shingura ibirenge byawe ujye mu matongo y'iteka ababisha bakoreye ahera ibibi byose murabizi ubwoko bw'Imana iyo bwateraga Imana umugongo bwagerwagaho n'ibyago mu kugaruka kwabo babaga bihana bongera guhamagara Imana ndatekereza ko ahangaha nabo barimo barumva batawe Imana niki cyatumye utureka burundu niki cyatumye turakarira umujinya ukomeye uburakari bwawe bumeze nk'ubucumba umwotsi Imana ongera ugaruke ngwino ugaruke ahahoze ari ubuturo bwawe umunsi hahindutse amatongo barimo baratabaza Imana ibi bintu bijya bishikira n'ubuzima bwacu nankaswa ngabo wenda batakiraga umudugudu batakiraga urusengero rw'Imana ariko bijya bishikira n'ubuzima bwacu ukumva Imana ntimuherukana ukumva Imana iri kuri ariko mubwire ko ntahwijye oya wenda ubuzima bwacu nibwo bushobora kutwerwanya tukumva tumeze nkaho tugiye kure y'Imana ariko yo ntahwijye kuva ku murongo wa 4 ngo ababisha bawe batontomeye hagati y'inzu twateraniragamo kugusenga bashingiye amabendera yabo kubimenyetso amabendera amwe biko ikimenyetso cy'ubutsinzi myani magambo twaratsinzwe baradutsinze ngo basa nk'abantu bamanikira intorezo gutema ibiti by'insikane none isuku yababaje yaho yose barayimenaguza intorezo n'inyundo batwitsa hera hawe bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose baribwiye bati tubarimbure rwose batwitsa amazu yose yo mu gihugu twateraniragamo gusenga Imana barimo baravuga ibihe byabo byo gutsindwa no kuneshwa no gukubitwa hasi ushobora kuba wowe nta bintu byahiye inyuma bigaragara ubuzima bwawe butagaragara ko bifite ikibazo ariko mwimbere ari harimo ikibazo rikanongera ngire ko n'Imana igihembura n'Imana yinjira mu byabaye nk'amatongo biri mu buzima bwacu ikabizura ikabizanamo ubuzima ese wakomera kuyizanira imiruho yawe n'imibabaro yawe ukayizana ubwo buzima bwawe bumeze nk'amatongo kandi abantu baburebe inyuma batabibona ukemera ko Imana yagira icyo ibukoraho ikongera ikabuhembura ikongera ikabubyutsa igaguha kunezererwa ubuzima mbibutse ko gukizwa neza turabagenzi bagana mu ijuru bitavuga kubaho dushaririwe hano mu isi umuntu akumva azagirengera ngo igitwenge ariko yageze mu ijuru oya Imana iradusana tugasanika Imana iratwubaka tukubakika tukabaho turi abantu bishimye bafite umunezero w'agakiza banezerewe muri none bitegura kuzajya kubana n'Imana mu ijuru dukomeje kuva ku murongo wa 9 nitureba ibimenyetso byacu nta muhanuzi ukiriho kandi nta numwe muri twe uzaho ibyo bizagarukira Mana umubisha azageza he kudutuka umwanzi azatuka izina ryawe iteka niki gituma uhina ukuboko kwawe kw'iburyo gukure mu gituza cyawe ubarimbure ariko Imana yahoze ari umwami wanjye na kera ikorera iby'agakiza hagati y'isi niwe watandukanije inyanja n'imbaraga zawe wameneye imitwe y'ibinyamaswa mu mazi niwe wamenaguye imitwe ya Lewiyatani cyangwa se krokodile cyangwa se ingona warayitanze ibi byo kurya by'ibyo mu butayu iyi mirongo ya 12 kumanuka kugeza ku 14 imiravuga gukomera kw'Imana ariko yahereye hejuru avugana none ibyago bagize Mana umubisha azageza he kudutuka kuki wemera ko izina ryawe ritukwa kuko ubwoko bwabaga bufatanye n'izina ry'Imana iyo batukwaga izina ry'Imana ryabaga arimo gusuzugurwa niko nabera bimeze uyu munsi yemwe abari muri Kristo Yesu iyo ubuzima bwanjye buhonyowe iyo ubuzima bwawe buhonyowe izina ry'Imana yacu rirasuzugurwa niyo mpamvu izabangukira kugutabara kuva ku murongo wa 15 ngo niwe watoboye isoko n'umugezi wakamije inzuzi zidakama arimo aravuga none imbaraga z'Imana niwe watoboye isoko n'umugezi wakamije inzuzi zidakama amanywa nayawe kandi nijoro n'iryawe waremye umucyo n'izuba niwe washyizeho ingabano zose z'isi waremye iki nitumba ibuka ibi yuko ababisha
bacyashye Uwiteka, ishyanga ritagira ubwenge ryatutse izina ryawe. Ntuhe inyamaswa ubugingo bw'inuma yawe cyangwa se bw'inkoramutima yawe. Ntiwibagirwe ubugingo bw'abanyamubabaro bawe iteka ryose. Ita kuri rya sezerano, kuko ahantu h'umwijima ho mu isi huzuye ubuturo bw'urugomo. Uhatwa ye kugaruka akojejwe isoni, umunyamubabaro n'umukene bashime izina ryawe. Mana, haguruka wiburanire, ibuka yuko mupfapfa yiriza umunsi agutuka. Ntiwibagirwe amajwi y'ababisha bawe, urusaku rw'abaguhagurukira rutumbagira iteka. Mana, ntubyihorere. Ntiwemere ko umunyamubabaro ahezwa hasi. Ntiwemere ko uwasuzuguye izina ryawe ari we watsinda. Ntiwemere ko umupfapfa yagutuka umunsi ukira. Uko n'ugutaka kwe n'ugutabaza kwe. Ariko n'ubundi gusenga ni kwiza, niko koko dukwiriye, ariko nagira ngo ko Uwiteka atajya areba ibintu ngo abyihorere. Uwiteka aratabara, amaboko ye aratabara. Ushobora kutamureba uyu munsi, ariko ntabwo azahera. Azaserukira kugutabara no kukugirira neza. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Ugira umunsi mwiza.